wowe uranzanira amayibo mu rugo nakuje kuba ryari papa ntabwo ari mayibobo ndebe ababyeyi barakuze umuntu ari kungira gutya yo mu muhanda we ibintu byawe byo kubungera birandambiye papa uyu ni sheri wanjye nyine nawe nzi ko nzaza kumukwereka uza kunyereka ikintu nk'iki iyi vumbi rikarusha vumbi uraza kunyereka akarusha vumbi kubungera wa gicucu papa uyu ni sheri wanjye ni sheri wawe ngenda kubwiye rero ibi bintu uri kunkorera muri iyi minsi ntabwo ari byo papa mbabarira ibintu mpora nkubwira ntabwo ujya wumva niko we wiri ubungera mu muri papa narinze hariya wari uvuye hariya hirya iki ni igiki papa uyu ni sheri wanjye ngo nguki uyu ni sheri wanjye sheri wawe nakubuje kuba ryari ibi bintu uri kumbona urabizi papa ni sheri wanjye ibintu uri kumbona urabizi wowe uranzanira amayibo mu rugo nakubuje kuba ryari papa ntabwo ari mayibobo ndebe ababyeyi barakuze umuntu ari kungira gutya yo mu muhanda we ibintu byawe byo kubungera birandambiye papa uyu ni sheri wanjye nyine nawe nzi ko nzaza kumukwereka uza kunyereka ikintu nk'iki iyi vumbi rikarusha vumbi uraza kunyereka akarusha vumbi kubungera wa gicucu papa uyu ni sheri wanjye ni sheri wawe ngenda kubwiye rero ibi bintu uri kunkorera muri iyi minsi ntabwo ari byo papa mbabarira ibintu mpora nkubwira ntabwo ujya wumva papa mbabarira kuzana ikintu nk'iki ngiki mu rugo rwanjye bikizana kwemera ibikweto byabuze byanutse ibintu nk'ibi ngibi iki ni igiki papa ukabije ubugoryi ngo ni za bakobwa yewe ababyeyi kubyara umuntu nkawe ni nko kubyara ikintu cy'igifoto kiri aho ngaho ubaze papa ni sheri wanjye aho kugira ngo ukore akazi ko mu rugo ufashe nyoko wirirwa ukabungabunga nk'umuntu ugiye mu marimbi ukahambirwa kino gicucu ikintu kiza gutya cy'ibikoti by'ububandi cyambaye ibintu biregeza gutya ndebera umuntu nk'urumogi nk'uyu mujyana haranuka bya mugo ibi ni ibiki rekura ndakubwira ntiwumve ndakubwira ntiwumve buri gihe mpora nkubwira ngenza kwica toka bira ku mwana ugahambawe kabi hano niko wowe urananiye ugize ukuntu wifata ukuzi ukuntu ufite ababyeyi be niba bikunaniye rero ndakubwiye kuzana ikintu nk'iki ngiki cyambaye ibikoti by'amabandi mu rugo iwanjye uzashoka umuhanda umere nk'abandi bantu utwara agataro ucuruze uzana ikintu mu rugo ni uku nguku umeze wa musenzi we kicucu kigoryi ruganzu moja hivi we mbuzi urashikizana ikintu cyambaye ibipantaro bimeze nk'ibisembesembe by'intama na munagani ndebera di uretse gato niko kuki utanyuma urashaka kugira ngo bazankubitire ku muhanda ngewe unzaniye ingegera nk'izi ngizi zinywa urumogi zinywa mugo zinywa na ngufu na kanyanga
ubwo bavuze ngo bacekanya mu mutara ariko bana niba ahandi za yarasigaye kuko iki kiri kunuka ibiki we kiwerewere nasoni urasigaye ubusambanyi nakubonye nta kindi gisigaye ndaguciye neza nta kindi umwana urananiye reka urawishyira ku mwana ibintu by'umucafu nako kari kwisegetari uramwisegeta ushaka amabandi ngangaye wiyoka babiki abantu abapfu ikintu cy'igifu nk'iki ngiki ibikweto biranuka ibipantaro bimeze nk'inkingi ako papa waritse nkabanza nkakubwira umbwira iki kunaniye neza reka nugera mu rugo nyoko arakwica noneho ako papa arakwitura uraturika papa uziko ngo ari watwishyurira amezi 2 y'inzu none uri no kumutuka ngo nguki niwe watwishyurira ari amezi 2 y'inzu umuntu wambaye inkweto nk'izi ngizi yishyura inzu ubuye no kubona amashuri nakurihiye ukanzana injiji nk'izi mu rugo ikintu kimeze gutya ubu si ushaka umurikira iki ngo sheri ninde mbese wakwigisha kuvuga sheri wabitangiye ryari ubu ufite imyaka 18 wabitangiye ufite imyaka ingahe kuvuga sheri ase papa waretse nkagusobanura uzabona nitanye ko sheri nawe uze kwita ingegera nk'izi ngizi sheri wajya unyita sheri ugaceceka ase papa uziko ngo ari watwishyuriye amezi 2 y'inzu cyagiye bagiye kudusohora ngo nguki uyu ngo ni watwishyuriye y'amezi 2 y'inzu bagiye kudusohora none uri kumutuka arya nangara sishyuye si 120 reka ijana na 20 Igo papa cyagiye bagiye kudusohora reka gose twari kujyayo shaho umura wana umurasha nikoze ntabwo nari nzi ko ufite ubwenge bumeze gutyo wana ijana nangahe na 20 papa uzajya ukomeza wifate gutyo wana kwifata gutya burya uri kwikunguta kuko ufite amafaranga ashaka babarira basi narawe wana witwa nde Gengo boy we niwe nabonye cyagiye uri umusare hariya mu mujyi niwe ni Gengo boy we ewa 120 shanda kwibutse niwe mujya mbona uri ku byapa ni je ujibona ati ni je ujibona kabisa ugendana ba Bruce Melody mbandi mu cyane wagize neza mwana wanjye nakoze amakosa sha ntabwo erega burya urabizi nawe ntukaba kaguye ewa sawa mufate cyane ijambo ko ufite nayandi ufite amafaranga arahari ati icyo udashaka nari nyine nka kabisa karani ni muri afite w'abasitari noneho araza kuguha nimero zanjye uzi kunyandikira ndasigaye kohereza fone yagiye uri kwiriba mu uzi kumuha nimero ndaza kumwohereza amafaranga nyaruka basi ujye kuyireba nyaruka uyizanire niko pesa vikarani nayabura kweli ayo ni make ndaguha wowe ntugashyire miliyoni ndaguha miliyoni za yuriya n'ibiryo mu rugo kabisa musaza ko nta birungo dufite baye nta kibazo akona inyama zariya ariko nta mavuta wawe niko se uzajya uza buri munsi uzajya uza mu rugo oya kuna shida rafiki yangu nzajya nza every time ko mbonye time ko nandisa ukanyita rafiki yangu niko uzajya uza urare unarye sibyo ko ziriya nyama twaguze none nta mavuta arimo mani ariko next time ntukagize ubwana kusuzugura abantu uratuba turama oya ntabwo nagusuzugura ntabwo narebye ko ntabwo narebye ko izi pantaro z'abantu badanje bazonye izi ngizi mbona zaye mu mujyi mu mashop arenze yatanje iki ureba burya badekati nibaza mu Rwanda nibo bazaza kureba baranini gazanje naba Alison barabo sinini gazanje rafiki yangu barabo sinini gazanje naba Bruce Melody murabana no uje wumva bo bitabaje Kevin ba Bushari ba Betray barabose tuba turi kumwe street imihanda ewana ibintu burya rero ntabwo nari mbizi burya kuvuga amapantaro ntabwo nari narebye ni n'ay'abasaza niko niwo ugenda na badekate bajya baza kurebana ba barabose n'amashumi yanjye barabose iyo bari mu Rwanda tu barabose tuba turi kumwe street imihanda dutambara tujya kunywa amabia tutama makushi kila kitu chote tunakifanya vizuri sana
nuko nazi igiswahili neza kabisa. Man imihanda wizabikwigisha umusa noneho nuko utazobita wabushari wa Kevin wa Betray abarara banje man ukuntu batari kwigira gutya nabishobora man. Barabose rero noneho reka mubikubwire barabose n'amashumi yanjye. Barabose n'amashumi yanjye. Muva rero uzagiza mu rugo. Umva reka mubwire ni wihangana kamari desa ari amagana 40. Wena kwemere Emilio na ikwemereye umusano ukirishida rafiki yangu. Inkoko niyo ngoma. Urumva se? Inkoko niyo ngoma. Umutera inda maramoya basi. Cyango cyanje kiba cyantwe. Uzatera inda. Wallahi. Telefone yanjye wizanye. Yo baby yaman. Muhobere cyane. Iki cyana ni cyanje. Ako wabyaye cyana kiri vizu. Nibyo irwaneho. Seperaci wallahi baby. Ariko cyaze ndagufana waruno. Mbwire arakandi. Inkweto zanjye zo mu rugo zaracitse. Ako si wowe mfite shop man. Mfite shop uzajuza nzanagwa akazi kwanza uzajuza unacuruze. Oya kari mu rugo. Wewe ibintu byose ndagwaye.